ibihe by'inshinga ni tenses mu cyongereza. Tenses. Hari ibihe by'inshinga bitatu by'ingenzi: impitagihe, indagihe n'inzagihe. Impitagihe ari byo bya kera ni past tense. Past tense. Indagihe ariyo ubungubu ni present tense. Present tense. Inzagihe ari byo bizaza ni future tense. Future tense. Muri ino video turareba ku ndagihe ariyo present tense. Nkuko tumaze kubibona, indagihe niyo present tense, ikaba ifite indagihe y'aka kanya ari byo bintu by'ubu ngubu, n'indagihe y'ubusanzwe ari ibintu bisanzwe. Icyongereza bikaba byitwa present simple. Present simple. Hakaba hari n'indagihe y'igikomezo ari ibintu bikomeza biba biri kuba ubu ngubu, niba uri guteka ni ibintu biri kuba, akaba ariyo yitwa present continuous. Present continuous. Nkuko twari tumaze kubibona, indagihe y'aka kanya ni present simple tense. Tukaba tugiye kureba ingero kugira ngo tubyumve kurushaho. Urugero rwa mbere ni Karemera likes football. Bivuze Karemera akunda football. Ahangaha tureba, mwibuke muri video zabanje hari video twakoze y'inshinga. Inshinga ubu ngubu ni like. Iyi s igiyeho bivuze ko likes akunda, ubu ngubu Karemera akunda football. Urugero rwa kabiri, I am a doctor. Ndi umudogiteri. Bishatse kuvuga ubu ngubu ndi umudogiteri. Ni indagihe y'aka kanya. Tugiye kureba indagihe y'ubusanzwe, nayo ni present simple tense. Ingero ni Aline does sports every morning. Aline akora siporo buri gitondo. Iyi every, kano kagambo ka every kaje imbere ya morning niko kerekana ko ari ibintu bisanzwe biba. Tuzabyigaho mu video azaza. Urugero rwa kabiri nabyo, I always wake up at 6. Buri gihe mbyuka saa 12. Iriya buri gihe, iriya always niyo yerekana ko ari ubusanzwe. Nabyo tuzagenda tubyumva kurushaho. Noneho iyo twateganyirije hanyuma no munsi ariko atariyo ya nyuma, izindi zizaza mu zindi video. Indagihe y'igikomezo ariyo bita present continuous tense. Noneho turebe ingero kureba uko bazikoresha. I am eating bananas. Bivuze ndi kurya imineke. Ahangaha kuri present continuous hagomba kubamo verb to be nkuko naberetse muri ya video y'inshinga. Ahangaha verb to be ni iyi ngiyi am. Igomba kujya imbere kugira ngo izane ing ku nshinga aricyo kintu turi gukora. Ariyo mpamvu twavuze I am eating bananas. Urugero rwa kabiri ni you are walking. Uri kugenda. Nuko mubibona ngaha harimo verb to be ariyo are iri muri present. Yatumye kuri iriya walk hajyaho ing. You are walking. Imyitozo ari byo exercises mu cyongereza. Icya mbere ni I want a job. Ndashaka akazi. Urabona wowe iri muri present simple cyangwa iri muri present continuous. Igisubizo ni present simple. Icya kabiri ni Lisa is waiting for Nicole. Bishatse kuvuga Lisa ategereje Nicole. Wowe urabona ari present simple cyari present continuous. Igisubizo ni present continuous. Icya gatatu ni he is watching a movie. Bivuze ari kureba movie cyangwa filime uko wabyita. Urabona wowe ari present simple cyari present continuous. Igisubizo ni present continuous. Icya kane, Kalisa is here. Bishatse kuvuga Kalisa ari hano. Wowe urabona ari iki? Igisubizo ari ikihe? Ni present simple. Icya gatanu,
I am cooking, ndi guteka. Urabona igisubizo ari iki? Ni present continuous. Mwakoze kwitabira, mwibuke gukanda subscribe nako kazogera kari ku ruhande rwayo kugira ngo mujye muhita mubimenya igihe video nshya zije. Murakoze naho utaha.